rwose wakwihanganye kumvikana n'umugore ariko rwose wambabariye ko njyewe narinze gutanga tike yanjye nkaturuka ikanarange nje kugira ngo mbahuze n'uriya mugore. uwo wita umugore namutegeye indege umva urukundo muzanye hano ku ruhande kugira ngo tugire ibyo tuvugana bitewe n'uko ari amasezerano dufitanye ngira ngo urayazi. uzi ko mvera hano twabaga ngasanga undi mugore. ijambo rya nyuma ntajya yavuzwe. Twigende. ijambo rya nyuma ntajya yavuzwe. Twigende. Ushize naramubwiye ikawa zana kuzanika azigaruye zitari zuzi. Nta mugisha w'umwinginga. Reka nirekere umwana. Nta mugisha w'umwinginga. Duhuye nabyo cyangwa dusize inyuma ntibinadukikije. Bose amagambo. Kujya turimo kuvuga amagambo n'amakuru. Bega amagambo. Ako se agatinyutse kukubwira kuko se ari ibyanjye. Yagatinyutse kukubwira amagambo. Ese ko bajya bavuga ngo uzi ko bajya bavuga ngo umwana mubi abo wanyina tiya. Uzi ko abagabo ariko bavuga iyo ubyaye umwana akakubera mubi aravuga ngo ni uwanyina ngo ni uw'umugore. Niyo mpamvu rero amagambo akubwiye si uko ari igihe ufite icyaha ariko umwana nacitse intege mu yonyine niyapfa n'imbabazi kuko njye sinashaka gusubirana nawe pe nagira ngo ampe imbabazi mu mutima wanjye nduhuke y'ibyo nakoze byose. Diya ihangane ugiye hese no tubwire amana imbaraga z'imbabazi. Diana ihangane n'ukuri niba ari umugabo uzashaka sibyo ihangane ndabyumva ariko bikamanze ntibuze umutima urimo urandya urimo uransimbuka nacitse intege mbega mwete umugabo bana Diana ubu ntabwo ureba hano ikawa ngo yazindumye ngo zumye ngo none ngo nzizanye zitaruma ikawa myiza nibwo cyumva nkubwire Diya witekereza amagambo nk'aya Rubera kubwiye mbabarira kuko genda uva umutima wanjye washenjaguye ubu se wahere kuri papa cyose ubu ahantu angejeje arimo aravuga ngo ntabwo dushaka muri rwa rugo tugomba kujyana njye nawe. Ayo ni amakosa yanjye. Ni amakosa nyine ndabyumva ariko umenye ko nanjye ndi mu mazi abira Diana. Yamba byiba. Basi impamvu we nuko utaranamusaba imbabazi ngo ture ko byemera cyangwa se byanga. Mama papa cyose sinzamugera nini. None se ntabwo uzazimusaba Diana? Mama mfite ubwoba ntabwo nazimusaba rwose. None bizagenda guterera. Uri uzajya uhunga kugera ryari Diane nta wiyimumwima hari uramenye ugomba kumwegera ukamusaba imbabazi uhere ku murongo. Mama ndi umuntu amuroze we ntabwo nabikora mbabara ntunyushye atazahita nyica ko nawe hari warasanga ariko nyine uzazimusaba. Iyo umuntu asabye imbabazi arazihabwa. Njyewe igute ndakwinginze uzazimusaba basi nzandika urupapuro. Oya uzamujya mu maso umubwira ko umushaka wicara usasa inzobe umusaba imbabazi. Ntabwo bibaho uzazimusaba rero ko Rubera uzazimusaba ntabwo wazimusabye Rubera. Amabara nakoze ubundi umuntu ari nambaye ishusho y'umuntu nambaye ishusho y'amaso wari wamaze guhinduka igeni wahindutse dayimoni rwose Diane. Ikintu cyakujyanye muri birabiri uramenye usenga Imana niyo mpamvu uvuga ngo ugomba kujya mu Mana ugashika. Diya utazongera gusubizwa hari ahantu wagiye. Diana uramutse usubiyeyo byakubera ikibazo. Erega umuntu ni umuntu
none niba nkuvuga ngo ujye gusenga mu nzu y'Imana bari gufatirwa ukabyanga ugira ngo n'ubundi ntiwasubirayo none Imana nitagufata rero uzafatwa n'iki ihangane uriya mugabo we rwose ibyo akoze nawe birenze ukwemera ariko uzabona neza sibyo mama haguruka ndeka kukurusha urananiwe ariko nyine ntakunda gusa natatiye igihango nibagiwe ukuntu wanduhanye nibagiwe ukuntu ibintu byose ariko Sheri mwiriwe mwiriwe Mzutera ndaho Kamere Makurusi ndabona uzanye umushyitsi Iya mushikanye makuru muraho kubaye muremurera Sheri muremure ntabwo ari muremure ndamwishimiye cyane ufite mushiki wawe mwiza burya Yakwigije papa ufite mushiki wawe mwiza Ndakina twaye ese nari ndi mu bisha shaka bazanira agatebereye ngabo wiyicariye aha ngaha musanze hari ibyo nari ndimo none se aho nigerere ariko none se kumuzanye intunguye utigeze umbwira nyine urebye nawe ndagutunga ariko ihanga ndikora surprise utabeshya se n'ibyo washakaga kunkorera kuri niyo mpamvu mba amafaranga ngondeka niyo mpamvu rero nawe nawe usidufanga n'ukuntu wakwiyandika uteke neza umva ari danje hamwe se ndamwishimiye rero hamwe na damu wanjye ndamwishimiye mushiki wawe ni mwiza byataye none se aje kudusura yari gusomye gusuhuza ndamwishimiye cyane rwose cyane ko nta yindi namuzi ubwa mbere tumutoranyira ni ubwa mbere ariko ndabona ejo sinigeze mubona muri iyi karitsiye ntabwo ari njyewe ubwa mbere ngeze muri iyi karitsiye ndabona nyine usa n'umukobwa ejo naba narabonye niyo mpamvu reka isigiti nawe nazigeze mubona ntabwo ari njyewe rwose ni byiza rero ubwo nyine naniyitiranyije burya none se ko namubonye gutyo gusa nyine nawe ntanyibwira uwo mukobwa niyo mpamvu nyine nawe mubajije nabonaga nyine hari aho naramubonye ariko ubwo ntabwo ari we nyine kandi n'agatero mu nzu cyo kuganira oya nta kibazo nari nzi ko ibibazo bihura n'abagabo bashaje bakuze mukuru imbere ya mwana wa aho ngereye guhura n'akaga kangana n'uku nguku mu myaka mike mfite imbere ya mwana wa yarambwiye ngo nzaze kumusabira imbabazi ibyo birakwiye ariko rero nuko wenda ubu ngubu mfite ikibazo cy'uko ntameze neza mu mubiri ko yemeye icyaha ashaka no kwihana kandi ashaka kukugandukira ibyo ndabyumva rero ushobora no kumva ngo ni ukwemera icyaha ari umutima umurya ariko nyuma yaho yihishe ibindi iyo mujye mureba kure ubu ngubu abantu bari gupfa bitunguranye oya buretse banze musobanurire buretse gatoya ngo baze ikibazo kimwe mbwira igihe gishizemo nyine buretse ngo baze ikibazo pe nuko insubiza ibyo ndabyumva hari umwana mufitanye se ibyo ndabifata none se ureka ibyo tubyihorere sinanashaka no kubyibuka ahubwo mu by'ukuri oya tureke ibi buretse tureke ibyo byose izo mpaka turi kujya ubu tuvugana nje nkitambika mu bibazo by'iwabo ndetse ukabona niba hari n'ikibazo upfa n'umugore wawe nje nkashaka kugukaruma nkakwereka ko wenda ni urugero se yakoze amabara mu rugo wowe uhagaze nk'umugabo ufite igitsure ubwo naza nkitambika nkavuga nti oya cyangwa se naza nkagira n'impanuro ntanga ku myaka mfite hari impanuro nshobora gutanga nkurikije ikibazo uko kimeze ariko ntabwo naza mvuga ngo oya ngo ibi ngibi rwose mwihangane gusa nta kintu nshishije wowe uraza unyumvisha uburyo ki Diane yihanye unyumvisha uburyo ki kubana nawe byihuse ari ibyo ngibyo nyine uko wafata ukavuga akira mu bane byakemutse byarangiye ariko ingaruka ntabwo uzize igihe kinini njyewe usibye n'ibyo ngibyo by'ibihe binini kandi nawe urumva ko
tuvuga ati ngiye gushaka undi mugabo agakomeza agatsimbarara kuri wowe kuki aho hantu utahatekereza umuntu agera kuri level yo kujya mu bapfumu akagera kuri level yo kwica akagera kuri level yo kuba yana kwihekura mu by'ukuri icyo cyaha gitanduka ahari ari ugusambana ndumva ibyibura ari nko kumfatana n'umugabo nakagombye kuba mvuga nti byamucitse ariko umugambi nk'uri urenza n'ubusambanyi ikintu kimwe musaba ikintu kimwe igiki mu by'ukuri uremera yuko twamugenzura byibuza umuntu uramugenzura byonyine ko imbabazi n'uwamugenzuye mu bapfumu ibyo yabonye si byo yivugiye byose tukazamuye imbabazi yumvise duke ariko mu kuvuga kwe yavuze byinshi yaba yari yarabyumvise kare ayo amabanga yose mba narayamenye tutse kuvuga ngo aracyari mu gihano jewe rero ntanakugoye kugeza ubu n'ibintu by'abagore ntabwo bindimo pe ubu tuvugana nari mu gihe cyo kuba nakwituriza ibi sinanzi ko yakongera kugaruka nanga nkurikije amagambo twavugiyeyo nanasezera mvuga nti uko biri kose mvuze nabi ngize ntereka amafunguriro ariko ntabwo nenzi ko yahangara kugaruka ngaha ubu rero njye amakenga mfite ashobora no kuba afite ibindi bimuzanye atari ugusaba imbabazi icyari kimujyanye yabeshye ngo ni umwana cyangwa ngo nawe ugira ngo yaravuze ngo ni umwana ngo namutume ese habura umugabo ko niyiziye neza nkajya gutuma umugore umwana mu bapfumu kuko isi tutajya niba ari njye wamubwiraga ngo byara kuko atampaye iyo nama niba byari byiza tufite kuraguza kuko inamubwiye gusenga akabyanga ariko kuko icyo kintu mukirengagiza umuntu udakunda gusenga akaba akunda mu bapfumu umwanya atakaza mu bapfumu kuki atawutakaza mu masengero nawe utimusubirane ejo aramutse usanze nigize uko nguko nkimanika atangira umwana wanjye arapfuye kandi ibyo byose ni wowe ubikunda kandi nkaba ngomba kurusoza neza ubwo kunkingira wabimfashijemo nose hari komisiyo ufite byibura ngo menye ngo sicaho ariko ari na komisiyo kugira ngo nsubirane na Diane niyo yaba miliyoni nayiguhereza bujya kugeza ubu ngubu ntabwo urugo rwa data rwasigaye narufashe neza ntabwo haburamo miliyoni nkagusubiza komisiyo yabo ukayiba ariko ntumbwire ngo gusubirana n'ishyano nkaririye no sawa rero ngiye ndihuta nanjye nagiye gusubira rero urabona ko nta nkweto nazanye kansubiremo imiti ariko ikibazo cyawe ngomba kugisoza ngomba gukoma ariko hari ibintu byinshi birimo kugukoma hari ibintu byinshi biri kugenda bikuzitira utari kuvuga uravuga ugatsimbarara ariko ntiwerure nta na rumwe ndi kurengera ari Diane afite amakosa nje sikosa ryanjye ni ikosa wampani nako ikosa ryo kutababarira nawe umuntu nkuriya rero kumubabarira kwe byibura nuko wamufata ukamujyana gereza imbabazi ze zikazarangirira muri gereza ariko icya burundu ku buryo atazongera kubona nawe tuzabisubiraho nzagaruka kukureba ariko mfite nakara nanjye ndabahamagaye ariko wenda muzirikana ibyo mwavuze ntabwo kuza kukureba nkacisha make uriya mwana w'umukobwa pe mubimurinde ushobora no kwibeshya ugacikwa ukabimubwiraho cyangwa se mwanavugana ukamubwira gufata n'akantu iby'akantu byibura yaba ari ukuvuga ngo ni mu masengesho twahurira nkareba ko nagarura ubwenge nizere ko ari mama Diane turimo tuvugana ya meze muteze okay ya cyagihe nabonaga wahungabanye cyane nanga kugucokoza ngo tuvugane byinshi ariko ikibazo wambwiraga naracyumvise neza none numvaga muri iyi minsi wampa gahunda hanyuma ukazana umwana tukahura hanyuma tugasengana Imana nibyo rwose rega Imana nta kitakora wamuzana tugasengana Imana hano haba hari n'abandi bantu benshi hari abaza bakahamara iminsi runaka kandi dufite ubuhamya bufatika ko Imana iri gukora umurimo udasanzwe mu buzima bwa benshi bafite ubuhamya nta kibazo rwose burya nakomeje kubisengera Imana nyuma rero hari hishurirwa nagize kandi bimhishurira neza koko ko uriya mwana wawe
Imana imukunda kandi mufiteho umugambi muremure. Nibyo rwose. Ejo oya nta kibazo rwose naboneka ndahari. Noneho rero burya aho dutuye natwe ni hepfo ya hariya gatoya. Hariya ku muhanda wa 37 ku nzu ya 8 rwose. Yego murakoze. Amahoro y'Imana bane namwe. Yego.